niyo kubahwa n'abera bayo, niyo gushimwa n'abakuru ndetse n'ibizima, niyo gushyirwa hejuru n'abamarayika. Amen, 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 amen. Ntabwo rero tubabajwe cyane no kugenda kwa muzehe, kubera iyo mpamvu maze kuvuga. Imana yari muzi kuva kera iramutoranya kandi mutoranyiriza kuzabana nawe iteka. Uyu munsi rero twe byaradutunguye ko yamuhamagaye ikamujyana, ariko kandi aho yamujyanye ni heza. Niyo mpamvu dukwiriye kwishimira ko aho agiye ari heza. Icyakora kuko ntitwabura irungu kubera ko yatubaniye neza. Ariko irungu nanone rikwiye guteshwa agaciro n'umunezero wo kuba tuzi neza ko agiye mu ijuru. Ahubwo buri wese uri hano nawe agaharanira kumenya uko yazakurwa mu mubiri agiye mu ijuru. Sibyo? Kubera ko hano twese turabashyitsi, n'ahantu tuba umwanya mutoya cyane ubundi tugasarurwa. Hanyuma hakabaho imigabane ibiri. Mu bantu bose bari mu isi dufite imigabane ibiri. Hariho umugabane w'abakiranutsi uzajya kubana n'Imana mu ijuru, ari nawo mugabane muzehe yararimo, ariko hakaba n'umugabane w'abanyabyaha uzajya kubabazwa iteka ryose. Bwese rero uri hano utari wamenye uburyo yaba umukiranutsi ngo abe yicaranye ibyiringiro bizima by'uko azajya mu ijuru, ndamwifuriza uyu munsi kuza gusobanukirwa, akamenya uburyo nawe yaba umuragwa w'ijuru, akicara mu isi ariko yicaranye ijuru mu buryo budasubirwaho. Sibyo? Ubu abana bakagimbura iyo baje hano baza bisanga kubera ko babazi ko bagiye iwabo, nta burenganzira babanza kubisabira. Harimo abo tubana i Kigali barimo ba Elize na ba Eric n'abandi, ariko baba bazi neza ko hano ari iwabo. Iyo baje rero baza batashye mu rugo kandi bakumva nanone nta kizabakumira kwinjira mu rugo rwabo. Iyo umuntu abaye umwana w'Imana nawe abazi neza ko isaha iyo ariyo yose azataye iwabo mu ijuru, kandi nta mwana wabazwa no gutaha iwabo. Ni ukuri uwababazwa n'urupfu ni uko yabazi ko atagiye mu ijuru. Yego, sibyo? Ariko mu by'ukuri urupfu rutunezeza kubera ko twamaze gusobanukirwa ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima kandi burushije ubu kuba bwiza, kandi tugasobanukirwa ko turi bamwe mu barazwe ubwo buzima. Ariko nawe waburagwa, kandi niyo mpamvu turi hano kugira ngo tugusobanurire ijambo ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buhesha buri wese kwicarana ibyiringiro bizima by'ubugingo buhoraho. Hanyuma udakomeye turamukomeza. Itandukaniro riri rero, umwuka uri muri uwo mukiranutsi n'umwuka wande wa Kristo wangu uhora ari muzima kubwo gukiranuka. Imana ishimwe cyane. Nawe uyu munsi turakwifuriza kugira ubwo buzima budapfa buhoraho iteka ryose dukomora kuri Kristo Yesu, ku buryo tuba tuzi ngo uko byamera kose uyu mubiri uzavaho, ariko dufite umwuka uzahoraho iteka ryose kandi ubanye n'Imana amahoro kubwo gukiranuka. Pawulo yakomeje avuga ngo n'ubu umwuka w'Yesu Yesu Kristo uba muri twe nanone. Sibyo? Yesu Kristo izazura n'imibiri yacu kubw'umwuka wayo uba muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Yesu mu Batesalonike wa mbere mu gice cya 4:15 haravuga ngo ndimutekereze ko twebwe abazaba bakiriho igihe umwami wacu Yesu azaza tuzabanziriza abasinziririye muri we gusanganira umwami. Iyo ntibizabaho. Ntabwo abazaba bakiriho bazabanziriza abapfiriye muri Kristo Yesu gusanganira Nyagasani Yesu. Ahubwo muhazabaho kumva ijwi ry'umwami ubwe. Ahandi mu kindi Kinyarwanda ngo bazumva itegeko ry'umwami. Aho bazaba ari hehe? Mu bituro bazumva itegeko ry'umwami
badashobora kugandira sibyo mbese azabahamagaza itegeko ariko icya kabiri ngo bazumva n'ijwi ry'impanda sibyo ngo bazumva ijwi ry'impanda hanyuma bumve ngo n'ijwi rya marayika mukuru hanyuma abasinziriye muri Kristo ngo bahereko ako kanya bazuke sibyo noneho bazaba bakiriho kandi nabo ngo bahindurwe hanyuma twese tuzamukire ngo dusanganire umwami wacu ku bicu ngo tuzabana n'umwami wacu iteka ryose aho basoza bavuga ngo tujye tumaranisha imibabaro kubwira ayo magambo y'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Noneho tumaranisha imibabaro kubwira ayo magambo y'Imana. Niba asinziriye mu mwami wacu Yesu Kristo ntabwo ngewe uriho nzamutaka gusanganira umwami niba nyagasani aje nkiriho oya rwose ahubwo niwe uzabanza kumva ijwi ry'umwami muzumva itegeko rya nyagasani Yesu rimuhagurutsa rimukura mu gituro sibyo hanyuma yumva ijwi ry'impanda hanyuma yumve n'ijwi rya marayika mukuru hanyuma uwo mwanya hereko azuka. Uyu muvandimwe wagiye muzehe wacu yari umukiranutsi ari mu bazumva iryo jwi ry'Imana ari mu bazumva ijwi ry'umwami ari mu bazumva ijwi rya marayika mukuru ari mu bazumva guhamagara kw'Imana ngo abagenewe umuzuko wa mbere abo ni abahire kubera ko icyo gihe ntabwo abanyabyaha bazahera ko bazuka hazabanza hazuke abakiranutsi b'Imana. Nawe uyu munsi wabawe turi hano kugira ngo nawe ube umunyamahirwe nk'uwo ubu uzi ko nubwo umubiri wawe uzapfa ariko umwuka wawe ari muzima kubwo kwizera kubwo gukiranuka. Imana ishimwe cyane. ariko umuntu aba umukiranutsi imbere y'Imana ate sibyo? Bibiri igaragaza ko abantu twese dukomoka ku muntu umwe. Imana yaremye umugabo umwe witwa Adamu irema n'umufasha we witwa Eva imukuye muri Adamu. N'Imana yahaye ubushobozi bwo kubyara abakororoka bakuzura isi yose. Twese twabonetse tworotse kuri abo ngabo kwabo bakurambere bacu. Sibyo? Nuzavuka ejo niba zaba akomotse. Nuvutse agakanya nibo akomotseho. Ariko tukiri muri abo bantu bombi Adamu na Eva, tutari kwatangira kororoka bakora icyaha bagomera Imana, bakora icyo Imana yababujije. Bajya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'icyiza, kandi rero babwiye ngo nimukiryaho no gupfa muzapfa. Ariko wakwibaza impamvu Imana yabujije umuntu kumenya ubwenge bw'icyiza n'ikibi, sibyo? Nuko Imana ariyo mugenga wa byose. Yari yabujije umuntu kumenya ubwenge bw'icyiza n'ikibi kugira ngo atinjirwamo n'umwuka w'ubwigenge, kugira ngo Imana ibashe kujya imugenga bikunde. Iyo yimenyeye ubwenge ugatangiye kugira ute kwigenga, kandi niyo mpamvu yamukumiriye ngo ntuzajye kw'icyo giti, nukiryaho uzaba utandukanijwe nanjye, uzaba ugize ubwenge bwo kwihitiramo icyiza ndetse n'ikibi, bityo simbashe kuguhitiramo kandi ari njye muremyi wa byose, ari njye Mana yawe, sibyo? Hanyuma rero barenga kuri iki Imana yababujije igiti barakirya, ariko bakiriye barahumanye. Natwe tuba duhumaniye muri bo kubera ko tukiri muri bo, sibyo? Noneho igihe tugenda tuvuga ku mubiri, tugenda tuvuga twaramaze kwangirikira muri Adamu na Eva, tuvukana kamere y'icyaha. Twese aho tuva tukagera iyo kamere twagize gute? Twarayivukanye. Pawulo avuga mu Baroma mu gice cya 5 guhera ku murongo mu gice cya 7 guhera ku murongo wa 15 aravuga ngo ntabwo nzi ibyo nkora rwose, sibyo? Kubera ko ibyo nanga nsanga nibyo nakoze, ngambirira no gukora ibyiza, ariko ibi bikantanga imbere. Ngo nuko rero ubwo nkora ibyo ndashaka ngo sinjye ukibikora, ubwo ni icyaha kimbamba. Ngo nzi yuko muri njye, ngo nukuvuga muri kamere yanjye nta cyiza kimbamba. Niyo mpamvu ibyiza ngambirira atari byo nkora, ibibi nanga ngasanga nibyo
ngasanga nibyo nakoze sibyo ubwo ni ubuzima bwa mwene muntu ahava akagera iyo kamere y'icyaha twarayivukanye sibyo hanyuma ikindi nanone kubera ko kumenya icyiza n'ikibi ubasha no gukora ibyiza byashimwe n'abantu bagenzi bawe ukora ibyiza ugakora n'ibibi kubera ko byose warabyanduye muri cya giti cyo kwa Adamu sibyo ariko ibyiza wakora byashimisha abantu bagenzi bawe ntibyatuma Imana ikwemera ngo kubare nk'umukiranutsi imbere yayo sibyo ndetse Bibiliya ivuga ngo icyogejwe imbere y'abantu kiba ari ikizira imbere y'Imana mbese wa muntu abantu bashima ku Mana ni ikizira kubera ko afata bya bindi bamushimaho akumva ko yabimurikira Imana ngo izamwemere niyo mpamvu wari ikizira niyo umubwiye ko ari mubi ntabyumva yishingikirije ku byiza bye ajya agira ute ajya akora sibyo nivugira ko abantu bose rero banduye kandi banduriye ahantu hamwe noneho rero tujyane kandi Yesu yagaragaje ikintu maze kuvuga muri Yohana mu gice cya 8 igihe bamuzaniraga umugore wafashwe asambana baravuga ati mwigisha twamwifatiye kandi amategeko ya Mose avuga ko aterwa amabuye kugeza apfuye Yesu arababwira ati rero nta kibazo arababwira ati muri muntu afite icyaha namutere arunama ngo yandikira yagiye kunamuka nta n'umwe uri aho hantu imbere y'abantu wa mugore niwe munya byaha kubera ko yari yafashwe mu Kinyarwanda yavuga gufashwe niwe gisambu ariko imbere ya Yesu n'abamuzanye bahindutse iki abanyabyaha kubera ko Imana izi imitima yabo nubwo nabo bafashe basambana ariko ni abanyabyaha ku bwa Adamu icya kabiri Yakobo mu gice cya 2 umurongo wa 10 yavuze amagambo akomeye cyane yavuze ngo iyo umuntu yizeye amategeko y'Imana yose agasitara ku itegeko gusitara sibyo nta muntu usitara bishaka gusitara ni impanuka ariko iyo umuntu yubahirije amategeko y'Imana yose agasitara ku itegeko ngabayishe yose sibyo bivuze iki rero nubwo ugerageza ukabura inyangamugayo ukabura imfura sibyo ariko unyuza mu gasita sibyo umufariseri afite Imana urabizi ko mu cyumweru cy'uragezamo kabiri sibyo munanga kimwe mu 10 cy'ibyo nungutse byose kubyo mfite nyaberezaho abakene sibyo arivuga ngo nta nubwo ndi umunyabyaha nkuno mukoresha wikora ariko amukoresha wikora mu Imana ngewe gusa ikintu nkeneye ni imbabazi cyo umunyabyaha Bibiliya komeza ivuga ngo nabwiza ukuri yuko wa mukoresha wikora niyo ngo Imana asubiriwe atsindishirijwe sibyo wowe wibwira kuri mwiza kutameze nk'abandi banyabyaha bo mu kabari n'ahandi nawe ntawe utandukaniye nabo imbere nawe ujye ukeneye gusa ni imbabazi z'Imana Imana rero imaze kubona ko twese tworamenye ko twese turabo kurimbuka Bibiliya ivuga mu Baroma 3:23 kuko bose bakoze ntibashikira ubwiza ivuze icyo subwo ninde warokoka aho hantu sibyo bose bakoze iki ntibashikira ubwiza na urimo nuzavuka ejo arimo na n'uwita nyir'ubutungane nawe muri bose nawe akubiyemo kandi ayo manota Imana yatanze utari wavuka ivuga ko muri bose nawe ugize ute muri bose bakoze nawe urimo nubwo yatanze utari wavuka nawe yari izi ko nuvuga nta gashya uzagira ute uzakora kubera ko ivuko ryawe nawe ryarangiritse biri kumvikana Imana imaze kubona ko twese twaraho kurimbuka ica undi murongo wo gukiriramo sibyo ishaka inizire twagira ute twarokokeramo idushakira umucunguzi izo umucunguzi witwa nde Yesu Kristo jambo mbere na mbere hariho jambo yahozeho yahoranye n'Imana kandi yari Imana ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 2 nta cyaremwe kitaremwe nawe sibyo yari mwisi disi ngo kandi ni nawe yiremwe icyakora ngo yaje mu bye ariko abe tibamwemera disi yaje gucungura abantu ariko abantu ntibamwemera ngo muri we hari mu bugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo
w'abantu ngo umucyo uvira mu mwijima ariko umwijima ntiwawumenya disi sibyo ngariye gucyakora ngo bamwemeye ngo bakizera ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba ntago ari ukwitwa ni ukuba abana b'Imana. Reka mbabwire akabanga muri rugo ubundi bamfata nk'umwana waho kagimbura nimba ari hafi nazi hano ubundi kagimbura bajya bavuga ngo yongera ngo kibaze bwawe muremure cyane ubirebeye hafi sibyo wabona dusa nyine sibyo ariko uyu ni umwana wa hano ariko ngewe sindi umwana nkuru nyamara barankunda cyane bamfata nk'umwana wo nkuru rugo nyamara sindiwe sibyo ariko yarabizi ko ari umwana nkuru niba ajya gutanga n'imigabane nawe bazagira gute nanjye ariko banyita umwana mu rugo ariko sindi umwana muri urwo noneho rero abamwemeye bose bakizera yabahaye ubushobozi apana bwo kwitwa nanjye nita umwana wa hano ariko sindi umwana ubushobozi bwo kuba abana b'Imana biri kumvikana yubaye umwana w'Imana automatically iwanyu wabahindutse hehe mu ijuru biri kumvikana kandi ukabuhawe n'umugabane mu ijuru ariko bikesha nde Yesu Kristo. Ntabwo umuntu yaba umwana w'Imana kandi ngo asigara yibaza ko azajya kuba he mu ijuru. Oya ni uburenganzira bwawe kuba mu ijuru ibura umwana w'Imana. Nta mwana usaba kujya kuba iwabo, nta n'ubisengera, nta n'ubitangira icyacumi, nta ubitangira amaturo. Igituma wumva utazajyayo witwa umwana waho nkanjye ariko ntabwo uri umwana wawo. Ubumenye ko bagiye gutanga imigabane kabandi nzajya gufata umugabane bakagimbura naba nibeshye cyane nubwo nanjye banyita umwana wo nkuru biri kumvikana. Nawe niyo mpamvu ujya wikandagira ubwo umuntu uzafata umugabane nuko witwa umwana w'Imana ariko butari umwana yabaye ubushobozi rero bwo kuba abana b'Imana. Yesu rero aza mu isi avukira mu isi abyarwa n'umugore Mariya ariko mu buryo bw'igitangaza ni imbuto ya mwuka wera yinjiye muri Mariya asama inda ya mwuka. Yosefu yendaga kumubenga kubera ko yaramaze kubona atwite ariko Mariya aramubwira ngo witinya kurongora umugeni wawe kubera ko imbuto imurimo ni imbuto y'umwuka wera. Azasama inda abyara umwana w'umuhungu uzamwite Yesu kubera ko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Imana ishimwe cyane. Impamvu udakira ibyaha ni uko ushaka kubyikiza. Hari umuntu watsindiye isoko ryo gukiza abantu be ibyaha byabo yitwa Yesu. Amen. Niba uyu munsi ukiri umunyabyaha, ntabwo urahura n'uwo rwiyemezamirimo. Yari umwana w'umuhungu uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Yesu avukira he? Avukira mu isi, agendera mu isi abantu baramubona. Bibiliya ivuga mu Heburayo mu gice cya 4 ngo yarageragejwe mu buryo bwose nkatwe ariko ntiyigeze akora icyaha. Mu gice cya 4 cya Luka murabizi ko agiye kugeragezwa na Satani hehe mu buta bya bindi byose ajya gushukisha ugatsindwa yarabimugerageresheje ariko aramubwira ati toka wende tukagerageza Uwiteka Imana yawe. Nawe ati wibeshye uwo ndiwe ugerageza ngewe ndi Uwiteka Imana. Urambwira ngo murambe ubutunzi mbumaze iki byose kari ngewe ngurambe icyubahiro kimaze kari nge nyiri cyubahiro. Arambwira ati genda ntukagerageza Uwiteka Imana yawe. Yesu yarageragejwe mu buryo bwose nkatwe ariko ntiyigeze akora mureke dushimire uwo twiguranye tugahabwa ubuzima. Ingoma zivuza urwunge muri mu bantu
ariko mureke mbabwire ubuzima twaronse n'ubuhe buhoraho ubugingo buhoraho sibyo se yaratwiguye afata ubugingo bwacu bupfarapfa aduha ubugingo bwe buhoraho natwe tubaho iteka ryose. Imana ishimwe ku bwa Yesu. Sibyo utabazweho gukiranuka kwa Yesu Kristo umuriro uragutegereje. Ubu nibwo buhamya bwa muzehe udahari ngo bubihere. Mu gihe kitari kinini yaramaze yumvisha ubutumwa bwiza twagerageje kubana, aduhamiriza ko nawe yicaranye ibyiringiro by'ijuru ariko bikesha nde Yesu Kristo. Ubundi yarazi ko azajya akora icyaha akajya kureba undi muntu mugenzi we akakimukuraho. Nibwo buzima yaramaze nk'imyaka myinshi yumva inkuru nziza rero yuko ibyaha bye byose byamuvuyeho bikajya kuri nde kuri Yesu na akanabihanirwa biteganyijwe umwere imbere y'Imana ku bwande muzehe arabyizera ijuru nawe araribona. Yararimaranye iminsi kuwa gatanu utari uw'iki cyumweru cy'ejo bundi uw'ikindi cyashize nagiye kumureba aho yararwariye kwa Erike turaganira numvaga ari byiza ko njye kumureba nenda kujya ahandi hantu numashobora kuzaza yaramaze gutaha nabaterekanye kumusezera aho tuganira amagambo ya nyuma turaganira arabwira ati rwose ndanezerewe ndakomeye meze neza mu mutima cyakora umubiri wanjye ntimuzawushyirira urusororo muzawujyana irukira mumbwirire abantu birukira ko nagiye mu ijuru ko nanjye nari umukiranutsi ku bwanjye. Amen amen. Muzagende mubambwirire sibyo mubabwire ko nagiye mu ijuru ko natashye amahoro ntibakagira ikibazo ndagiye kandi ngiye neza. Twaje rero dutumikiye muzehe twaje gusoza icyo yadusabye. Sibyo ariko wumve iyo nyota yari afitiye wowe nutesha agaciro amagambo turi kuvugira ahangaha. Yari afitiye iyo nyota yuko nawe wazava mu rungabangaho ukamenya neza uburyo umuntu abona ijuru kandi akaba yicaye mu isazi neza ko agize ute arifite. Sibyo Yesu rero ntazongera gupfa yapfuye. Abaheburayo 10:10 aravuga ngo gushaka kw'Imana kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wese watambwe rimwe gusa ngo be bihagije iteka ryose. Biri kumvikana ubwo nta muntu wakweza nawe ndi wakwiyeza aho gushaka kw'Imana kwatumye kwezwa tubiheshejwe nuko umubiri wese watambwe ngo be bihagije iteka ryose. Ku murongo wa 14 hano kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Ku murongo wa 17 haravuga ngo nuko rero ibyaha byabo n'ibicumuro byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. 18 haravuga ngo nuko rero ubw'ibyo bibababariwe ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Imana iravuga tugomba babarira nta bindi bitambo gize gute shaka natanze iki wowe mutse wavuga ngo Mana mbabarira kubabarira icyo abagihindutse igitambo utanze iki Imana yagize ute yarabihakanye. Iravuga ngo ndababariye ku bwande nta kindi gitambo cy'ibyaha gize ute shaka. Ariko hari ibindi bitambo Imana ishaka ni ibitambo byishimwe by'uko turi amahoro ku bwa Yesu. Nibyo by'ibi turimo turagira gute turimo turatamba sibyo niko bivuga mu Iburayo mu gice cya 13 umurongo wa 15 ngo nuko tujye dutambira Imana ibitambo byishimwe ngo arizo mbuto y'iminwa y'abera ihimbaza izina ryayo. Ni ibi bitambo turimo turagira gute turatamba kubera ko turi amahoro ku bwande ku bwa Yesu Kristo. Nawe uyu munsi waba umukiranutsi ubikesha nde Yesu Kristo tukazibanira hehe mu ijuru. Ukaba uri mu isi uzi ko uyu mubiri wawe uzapfa ariko umwuka wawe ukaba ari muzima kubwo gukiranuka kandi yazuye Yesu Kristo izazura n'umubiri wawe upfa kubwo umwuka wayo uba muri wowe. Biri kumvikana iyi mibiri izakurwaho ariko Imana ishimwe ko inakurwaho di sibyo se nibyo ngabo yatsindishirijwe aho kazirega bavuge onsoze ngo yanabahaye ese nubuhi nugushushanywa n'ishusho y'umwana
ukuri uko Yesu ari natwe niko turi mu mwuka ariko n'ishusho ye niyo tuzagira ute niyo tuzaragwa tuvuye hano birakwiye ko uyu mubiri urwara tuwurekura ugapfa uyu mubiri usonze ukagira ute ugapfa uyu mubiri sibyo wo gucishwa bugufi usaza ukagira ute ugapfa uyu mubiri ushuka abantu n'ubundi no kugira ute nuwo gupfa ahubwo Imana ishimwe kuba bamaze kumenya ko ari abaragwa b'ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye tugushimira urukundo rutangaje wadukunze tutarabo gukundwa. Abantu b'isi dukunda dufite impamvu ariko we wadukunze nta gikundiro dufite. Wadukunze turabo kurimbuka habura uwaducungura mu ijuru arabura mu isi arabura ari kuzimu arabura. Wowe wiyemeza kwambara umubiri wacu umubiri wo gucishwa bugufi umubiri w'intege nke umubiri unanirwa umubiri usonza ariko ugamije kugira ngo uhagarare mu mwanya wacu. Uza mu isi uvukira mu mugore ndetse uryamishwa mu muvure w'inka uba mu isi ucishijwe bugufi ukora ibyo twasabwaga byose mu cyimbo cyacu urakiranuka ariko urangije ufata n'ibyaha byacu byose ubyishyiraho wemera guhanirwa ibyaha byacu. Yesu yaribonye aravuga ngo washenjagure gukiranirwa kwacu ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri wowe. Wemera kwihana mu cyimbo cyacu habwa igihano cyacu ariko ugamije kugira ngo tugirwe abere mu maso yawe turabigushimiye. Umaze kubikora washyizeho uburyo bw'ivugabutumwa kugira ngo iyo nkuru nziza izagere ku bari mu isi bose natwe nuko yatugezeho turisobanukirwa ubu turi mu isi dutunze amahoro yuko tuzabana nawe iteka ryose. Washimye ko uyu munsi tuba turi hano dusezera ku mubiri w'umuvandimwe watabarutse ariko hagamijwe kugira ngo tubwire abo kuno musozi n'abaturutse hirya no hino ubutumwa bwiza. Imbuto nitwe tuzitera dushobojwe nawe ariko nanone niwo zimeza mu mitima y'abantu. Dusabiye imitima yumvisha ijambo ry'ubutumwa bwiza kugira ngo ihabwe guhishurirwa biturutse mu ijuru. Ubundi abazabasha kwizera tuzasangira umunezero w'iteka ryose. Komeza uyobore gahunda zose ziri hano zibereho guhesha icyubahiro ku bwa Yesu urakoze. Amen. Kubatari bafite ayo makuru turasoma amagambo yo muri Petero wa mbere mu rwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cya mbere nanone ku murongo wa 23 tugeze ku 25 mu rwego rwo gucunguza uburyo umwete ndasoma nihuta. Abari gusakuza mudufashe gatoya cyane tubane umwanya muto. Uyu ni umwanya muto cyane ariko wakubera ugira akamaro kurenza undi mwanya wose wamaze kwisi. Sinzi imyaka umaze kwisuka ingana ariko uyu ushobora kukubera umwanya muto ariko wingira akamaro gusumba ikindi gihe cyose wamaze hano mu isi. Turasoma urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere nanone umurongo wa 23 kugeza ku 25 aravuga ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuko bafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma uburabyo bwabyo bugahunguka ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Amina. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuga ngo twabyawe ubwa kabiri ariko tutabyawe n'imbuto ibora ahubwo twabyawe n'imbuto itabora ngo ryo jambo ariryo jambo ry'Imana. Sibyo? Umuntu wavutse ubwa kabiri wese ababyawe n'imbuto itabora kandi ubwo byawe n'imbuto itabora ubwo nawe ntashobora kubora. Aha, Imana ishimwe cyane. Ariko birashoboka ko nanone wavuga ko wabyawe ubwa kabiri ariko wibeshera utari wavuka ubwa kabiri ariko wabyawe ubwa kabiri we ababyawe n'imbuto itabora kubera ko abavutse ku Mana. Mu butumwa bwiza bwa Yohana haravuga ngo abo ntabwo babyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore ahubwo babyawe n'Imana. Kubera ko Imana ihoraho
n'ubibyaye imuha ubuzima buhoraho sibyo Muzehe Kagimbura Celestin yabyaye urubyaro rwinshi batubye abana 7 nabo babyara abandi benshi ariko kubera ko n'abafite umubiri ubora nawe yabahaye umubiri ubora ariko Imana yikubyaye kubera ko ihora witeka nawe iguha guhora witeka byose sibyo ariko kuvuka ubwa kabiri ni iki kubera ko barakubatije bakubwira ko uvutse ubwa kabiri nushaka kuba waribatirijwe cyangwa se barakubatije agahinja ariko ntabwo umubatizo baguhaye wakubyara hano batubwiye ngo twabyawe n'ijambo ry'Imana sibyo kandi ngo iryo jambo niyo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe aho twari turi twavuze ijambo ry'ubutumwa bwiza iriya niyo ribyara umuntu bwa kangahe sibyo akabavuye mu rupfu akagera mu bugingo buhoraho Bibiliya igaragaza ko ivuko rya mbere twarikomoye kuri Adamu sibyo umukurambere wacu Imana yaremye bwa mbere niba aduhaye ivuko rya kangahe rya mbere kubera ko yarahindutse umunyabyaha aduhaye ivuko rye yatugize natwe abanyabyaha twandujwe icyaha na Adamu tunanduzwa n'urupfu na Adamu sibyo Bibiliya ivuga mu Roma 5:18 ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bacirwaho iteka niba uri mwene Adamu birahagije uvuga uciriweho ibyo ni ivuko rya kangahe Imana itabanje kugenzura umubare w'ibyaha ukora uri umunyabyaha bihagije ku bwa kavukire uri no gucirwaho iteka ariko uwo murongo sindawusoza ukomeza uvuga ngo ni nako igikorwa cyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu cyasheje abantu gutsindishirizwa bahabwa ubugingo buhoraho amen sibyo Adamu yaduhinduye abanyabyaha twese nta n'umwe hanyuma Yesu araza akora ibyo noneho Imana itegeka kuzamwizera nawe izamura gukiranuka kwande kwa Yesu ikanamuha ubugingo abikesha Yesu Kristo ubwo Imana iza abantu babiri gusa izi Adamu na Yesu bene Adamu bose bazarimbuka babikesha igicumuro cyane cy'Adamu ariko bene Yesu nabo bose bafite ubugingo Yesu yakoze ibyo gukiranuka ari wowe nanjye abishakira kugira ngo n'umwizera ubarweho gukiranuka kwande unabumva ubugingo buhoraho sibyo twabisobanuye kare ntabwo tubisubiramo Paulo aravuga kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu n'uyu muririmbyi maze kuvuga ndiko vuga ngo kubaho ni Kristo no gupfa ku mukristo wese w'iki hari n'ufite ibinyoma hari n'udari umukristo w'iki w'ukuri uwatinya urupfu ariko kubizeye Kristo by'ukuri ntabwo batinya urupfu n'irembo ritwinjiza hehe hanyuma nganye ku gikorwa nyirizina tugiye gukora hari abibaza impamvu nta musaraba twazanye tuza gushyiraho sibyo ariko rero abantu benshi bakoresha ikimenyetso cy'umusaraba kugira ngo bereke abantu ko bari abakristo cyangwa se kugiye yari umukristo sibyo ariko ntabwo kiriya giti ariyo kigira umuntu umukristo birumvikana umuntu umukristo yizeye Yesu akabarwa gukiranuka kwande kwa Yesu akizera icyabereye ku musaraba ikavuvari sibyo akambwa gukiranuka kwande kwa Yesu Kristo sibyo akaba mwisi abyihamiriza ko ari umuki ku bwa Yesu Kristo sibyo abandi misaraba yambara mu gatuza no ku makoti ngo hamirize abantu ko araba ariko ibyo ntabwo byakugira umukristo ni umuntu usa nande umuntu asa na Yesu gute yemeye kwambikwa gukiranuka kwande kwa Yesu Kristo sibyo naho ubundi umusaraba ubu twawushyizeho mwawubonye twavuze ibyabereye hehe ku musaraba n'uwamaze kwizera ibyo yagabanya ubugingo buhoraho naho kiriya giti ntacyo cyafasha ugiye
ahubwo yagiye yaramaze kwizera Yesu ari umuragwa w'ubugingo nk'uko twabibahamirije nawe yaza kuba hari ari kubibibwirira ariko twabivuze mu kigwi cye Imana ishimwe ku bwa byose amina.